ndibuka umujakazi wawe Ana ngo buri mwaka yajyaga adoda ikanzu. Iyo kanzu yamara kuyidoda ngo akagishiro agasubira ishiro akajya gushira Samuel umuhungu we. Mwami Imana yari yamuguhaye ariko yaribukaga kumudodera nubwo yari yaramuzanye mu nzu yawe. Reka rero ubwo Ana yadodaga buri mwaka kubw'urupfu rwa Yesu Kristo n'umuzuko we, kandi tukaba turi muri Pasika, ntabwo tukidoda buri mwaka, ahubwo hari ikanzu yitwa ubuntu bwawe, hari ikanzu y'icyubahiro cyawe watwambikiye rimwe. Ntabwo bikiba buri mwaka ngo tujye Shilo, ahubwo uyu munsi twinjiye muri Shilo. Shilo ni wowe, bivuga uburuhukiro. Turasengera umwana mwami, reka umwambike ikanzu irenze iyo Samuel yambaye, ikanzu y'uburinzi bwawe, umutere vaccine y'amaraso yawe Yesu Kristo, arindwe nawe, ave mu bwiza ajye mu bundi, azaba umwana uzakora ibikomeye, azaba umwana udasanzwe, azaba umwana mwami w'umuhanuzi, umuhanuzi isubirwa mu rusengero, ahubwo ikizamuvamo cyose. Ngo Samuel yajyaga avuga ijambo ariko nta jambo yavugaga ngo rigwe hasi. Reka uyu mwana mwami ikizamuvamo cyose kizagire impact muri societe, kuba mwegereye abakure, azaba umwana udasanzwe kandi kirushijeho mwami. Reka mwami ikimenyetso cy'amaraso yawe Yesu Kristo nikikabure kuri we, kugira ngo mwami ajye abona Passover cyangwa se Pasika igihore kuri buzima bwe. Turagushimye kubw'uyu muryango, turawusengeye, dusengeye umutware w'urugo ndetse n'umufasha we, warakoze kubahuza mwami. Ndabasengera mbasabira muri Zaburi 90:15 ubishimisha ibyishimo bingana nk'ibyo wababarijemo. Mana ubanezeze, ubakomeze muri byose, ubahe kunyurwa. Ijambo ryaravuga ngo kubaha Imana iyo bihuye n'umutima unyuzwe babigira inyungu nyinshi. Aba bana babiri wabahaye birimo umugisha uhambaye, birimo umugisha ukomeye. Turabagushimiye, turabakuragije, bazakura bakora iby'ubutwari. Turagukomeye amashimwe w'abana, urakoze kuri byose izina rya Yesu. Twari mu karere ka Gicumbi, nahatuye umukozi w'Imana witwa Karasira Steven, aho itsinda rya All Gospel ni itsinda rigize n'abahanzi baririmba indirimbo z'Imana, abanyamakuru ndetse n'abandi bantu, abapasiteri n'abakozi b'Imana bari baje kugusura. Rero imbamutima zanyu nizihe? Turanezerewe handi kubihisha bitunaniye, ndetse bimwe biriza. Turishimye bikomeye, ariko nanone duciye bugufi kubera ko twe turi bande kugira ngo abantu bangana gutya baze kudusura. Nukuri turishimye, biraturenze, turumva itubereye Pasika mu bundi buryo, turumva twongeye kubona Yesu mu bundi buryo anyuze mu bakozi be. Dushimye Imana by'ukuri. Bamutima zawe? Biragoye kubona icyo umuntu avuga, ariko icyo navuga ndishimye cyane kandi nciye bugufi. Imana ibone ko nishimye, n'abakozi bayo ibampera umugisha mwinshi cyane. Twanezerewe, nta kindi twabona tuvuga ariko kubashimira gusa. Apostle Mignone na Joyce Karimba babahaye inka. Iki gikorwa ntabwo mwari mubyiteguye, birumvikana, mwabyakiriye? Nawe urabyumva, twabifashe nk'ibintu byaturenze kugeza ubu ngubu, ntabwo dufite icyo gisobanuro cyabyo, ariko kimwe cyo imitima yacu iranezerewe, irishimye. Ntekereza twabanje gusa kwishimira ko baje hano, ariko noneho kongeraho kuduha inka ni ikindi kintu cyerekana imbaraga z'umutima n'urukundo bafite muri bo ku bwacu. Turashimira Imana ku bwabo, tuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha cyane. Abahanzi bose bagiye bagaragaza bagushima, warabafashije. Mu banyamakuru bakiri kuza ubu ngubu, inama wabaha kugira ngo bagere ikirenge mu cyawe nabo bazaba abantu b'inyangamugayo kandi bashimwa n'izi? Muri ibijyanye n'iki gisata cya gospel cyangwa kivuga butumwa, abantu bakwiye kumenya gutandukanya ibintu, bakamenya ko babikora nk'umuhamagaro, nk'abantu Yesu yatumye kubikora, bakabikorera Yesu. Kuko hari abageraho bagashaka kugira ngo bubaka amazina yabo kuruta kubaka irya Yesu, ariko bakwiye kubaka izina rya Yesu. Nibamara kuryubaka neza azabubakira iryabo. Mutwibutse izina ry'umwana? Umwana wacu yitwa, umukuru yitwa Dick Ishami Karasira, umuto yitwa Rikrese Kaze Karasira. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane.